murakaza neza ku ijwi ry'ukuri. Yesu ashimwe. Ubu tugiye kuganira ku ngingo ijyanye n'ubuntu. Umuvandimwe mugiye kuganira ni Twagayimana Egide. Ingingo tugiye kuganiraho ni ingingo ijyanye gukizwa n'ubuntu. Abantu benshi cyane ku ngingo ijyanye no gukizwa n'ubuntu benshi bakunda kuyisobwaho. Tugiye kwifashisha isomo ryo mu Efeso ibice bibiri kuva ku murongo wa mbere, batubwira ngo gukizwa n'ubuntu. Gukizwa n'ubuntu nta kiguzi. Haranditswe ngo ku murongo wa mbere, namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'isi, mugakurikiza umwami utegeka iki kirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Basanga ari kutubwira yuko umuntu yitwa umupfu kubera ibyaha akora, umuntu yitwa umupfu kubera ububata bw'icyaha akirimo. None uyu muntu w'umupfu kubera ububata bw'icyaha arimo, uyu muntu ikintu agomba gukizwa nacyo ni ubuntu bwa Yesu kubwo kwizera. Uyu munyabyaha agatsindishwa n'ubuntu kubwo kwizera umwami Yesu. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 3 ku murongo wa 16 baratubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, mbese Imana yagiye ikunda abantu bose bo mu isi cyane, mbese Imana ikunda ikiremwamuntu ku buryo rwo hejuru cyane, byatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Mbese wa muntu uri mu bupfu bw'ibyaha, uyu muntu witwa umupfu kubera ibicumuro n'ibyaha akora, ahangaha ari kutubwira yuko uzizera Kristo wese ari uzabasha kubatuka mu ngingo ijyanye no kubatwa n'ibyaha. Bari kutubwira ngo umwizera wese yego ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Twateretse ku murongo wa 18 niko ari kutubwira umwizera wese ntacirwaho iteka, ariko utamwizera amaze kuricirwaho. Rero ku muntu wemeye kwakira Yesu muri we, akemera kumwizera, akemera ko amupfiriye ku musaraba, akemera gukizwa n'ubuntu bwiwe, Yesu araza mugire neza mu baturi mu bubata bw'icyaha. Ikintu dusabwa si ugusanga Kristo yego yuko tubanje kwiyana, ahubwo tugenda uko turi n'ubasha kuduhindura mu mitima yacu. Ibindi byose rero ku ngingo ijyanye no gukizwa n'ubuntu tuzagenda tubyiga gake gake. Umwami Yesu ko adushoboje tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, n'abandi bose babasha kwemera gukizwa n'ubuntu bemere bakira umwami Yesu muri bo, abasha kubatura. Tubyambaje Imana data mu izina rya Yesu. Murakoze. Amen.